Nibyo reka mbasuze kandi mbahe ikaze mbifurize kugubwa neza uyu munsi wa none tariki 9 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026 ndagarutse nanone kuri mikoro ni Bosco aho tugiye kureba amakuru agezweho kugeza kuri uyu mugoroba ibikomeje kugenda bitangazwa ndetse na bimwe mu byakomeje kugenda bivugwa hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu ibintu byahinduye isura ndetse byafashe n'indi ntera ku buryo bugaragara ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko iki gihugu kikaba kiri gufata akaga gakomeye cyane cyari gifite kikakegeka ku Rwanda, aho Repubulika Demokarasi ya Kongo ivuga yuko u Rwanda rufasha umutwe AFC 23 rushinja guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse no kugambirira guhirika ubutegetsi buriho. Binyuze mu busabe bwagiye butangwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugeza kuri ubu ngubu, ubusabe bwatanzwe mu miryango igiye itandukanye, ubusabe bwatanzwe mu bihugu bigiye bitandukanye birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibihugu birimo byo mu Burayi, ibihugu birimo mu by'ukuri ibya Afurika ndetse n'umuryango wa Afurika yewe muri rusange, kugeza no ku muryango w'akarere ka Afurika biyaga bigari. Mu by'ukuri bamwe bavuga ngo urugiye kera ruhinyuza intwari. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaratinze ariko igera ku byo yikuzaga ndetse itangiye kugaragaza ko zimwe mu ntambwe yashakaga gutera mu by'ukuri iki gihugu kimaze kugenda mu by'ukuri kizigeraho, cyangwa se ibyo bifuzaga barimo baragenda babigeraho gake gake, nubwo abenshi bavuga ko birimo biraturuka ku ntambara ya Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe na Israel. Amakuru aragaragaza ndetse arerekana ishusho yo kuba atari isoko y'ibibazo by'ubukungu uyu munsi u Rwanda ruhagazemo. Uyu munsi ibiciro ibikomoka kuri petroli, mazutu, gaze, lisanse bimaze kuzamuka ku buryo bugaragara. Ibi rero byakoze mu nkokora ku buryo bidasanzwe ibiciro rusange by'ibicuruzwa, ibiciro by'ingendo, ndetse ubu uyu munsi abanyarwanda benshi barasaba ubuyobozi kugira icyo bukora kugira ngo izo mpinduka zagaragaye mu izamuka ry'ibiciro rusange, ibizwi nka inflation mu ndimi z'amahanga, bibashe kuba byahagarikwa, kuko baravuga bati hatagize igikozwe turaza kubaho mu buzima bugoye. Abanyarwanda baraza kubaho mu buzima bugoye. Bamwe bati rero u Rwanda ruri kujya aho umwanzi ashaka, abandi bati Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihemukiye ku buryo bugaragara ubuyobozi bw'u Rwanda ndetse n'abaturage b'u Rwanda. Abandi bati ni intambara ya Iran ndetse na Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikaza kuza ku muhora wa Hormuz, inzira ya Hormuz icishwamo petroli ubu ngubu yamaze gufungwa na Iran. Bakavuga bati rero mwigira uwo murenganya, aho niho ibibazo bituruka. Ese koko byaba ari ukuri? Icyo nicyo kibazo gihari, cyangwa ikibazo mu by'ukuri ni ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ububiligi, tutibagiwe n'abandi bafatiye u Rwanda bituruka kuri Repubulika Demokarasi ya Kongo, byaba biri guterera izamuka ry'ibiciro ridasanzwe ku isoko ryo mu Rwanda. Ibyo ngibyo tugiye kuba twabirebera hamwe. Mbere na mbere rero icyo ugomba kuba wamenya cyo, cyangwa se icyo ugomba kuba wasobanukirwa kugeza kuri ubu ngubu magingo aya ngaya, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo icyo yifuje yakigezeho, kubera ko bamwe mu basirikare 4 ubu ngubu bamaze kuba 6 bo ku rwego rwa ba generali. Hari Generali Andrew Nyamvumba, mu by'ukuri hari General Mubaraka Muganga, ni ukuvuga ngo ni abasirikare b'u Rwanda bamaze gufatirwa ibihano. Mu by'ukuri kugeza uyu munsi bamaze kwiyongera. Hari James Kabarebe, yewe si James Kabarebe wenyine gusa, ubona ko mu bigaragara mu by'ukuri bariyongereye cyane. Hari nk'ubito ibihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero
aba bose wumva bafatiwe ibihano, aba bose wumva bamaze gufatirwa ibihano, imitungo yabo yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubucuruzi ndetse n'ibindi byose byarahagaritswe. Hari General Mubaraka Muganga, Major General Vincent Nyakarundi, Major General Rukika Rusisi, Brigadier General Stanislas Gashugi, General Andrew Nyamvumba ndetse na General James Kabarebe. Munuvuga ngo Andrew Nyamvumba ni Brigadier General, uyu nguyu nawe ari mu bafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abo bose ni abagera kuri 6 mu by'ukuri, nyuma y'ubusabe bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bavuga bati rwose Amerika, miryango ikomeye, ibihugu bigiye bitandukanye, mudufashe mudutabare, ibibazo biraturembeje. Ibyo rero byaje gutuma abangaba bagera kuri 6 bamaze gufatirwa ibihano. Niwumve ngo naba 6 bonyine gusa bafatiwe ibihano, kuko icyo ugomba kuba wasobanukirwa, nyuma yo kuba hari abangaba 6 bavuzwe biri official, amazina yabo yatangajwe, hari n'abandi muri rusange, kuva kufite ipeti ryo hasi kugera kufite ipeti ryo hejuru, nubwo amazina nyine atarondo, urumva bari benshi. N'ubundi ikintu cyaje kubaho nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zafatiye n'ubundi igisirikare cy'u Rwanda ibihano muri rusange. Bati twabafatiye ibihano rwose muri rusange. Ibyo rero bikaba bigaragaza cyangwa se byongera kwerekana ishusho y'uko ikibazo giteye kugeza uyu munsi cyangwa se kugeza maginga aya ngaya. Sasa rero icyo ugomba kuba wamenya, inzego zifite aho zihuriye n'igisirikare cy'u Rwanda cyangwa se zifite aho zishamikiye ku gisirikare cy'u Rwanda zafatiwe ibyo bihano, bigaragara hari ibigomba guhungabana ko byanze bikunze, ndetse imishinga y'Ububiligi uyu munsi kubera ikibazo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatanze, ngira ngo muranabizi, ibingibi by'abantu ntabwo bajya birwa rwose babigarukaho cyangwa se babikontaho cyane, kubera ko uyu munsi Ububiligi ni inshuti magara ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga bati uyu munsi kuba Ububiligi bwaracanye umubano na Leta y'u Rwanda n'ubundi, ariko bishingiye kuri icyo kibazo, bati byanze bikunze n'ubundi byagombaga kuba, kubera ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabisabye. Ibyo ngibyo n'ubundi biraza guturuka kuki? Ku busabe bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imishinga yose yari ifite aho ihuriye n'Ububiligi, u Rwanda rwari rurimo rugerageza cyangwa se rwarimo rukora cyangwa se rwari rwaramaze kuraninga iyo mishinga, ubu tuvugana yamaze guhagarikwa. Iyo mishinga yarahagaritswe rwose, ntabwo igikomeje. Ndetse murabizi ko abadiplomate ku ruhande rw'Ububiligi bahise birukanwa mu Rwanda, ni nyuma y'uko ndetse n'Ububiligi nabwo bwahise bwirukana abadiplomate b'Ababiligi bari bari mu Rwanda. Ukumva yuko mu bigaragara, mu by'ukuri ukumva yuko mu bigaragara, cyangwa se icyo wabasha kumenya ubu ngubu, icyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yifuje, byibuze niyo tutavuga ko nyine ari 100% cyangwa se 50%, iyi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo irabiragenda ibigeraho, cyangwa se ibyo yagiye ishaka gukora imaze kuba yabikora. Ibi rero byanze bikunze bigomba kugira ingaruka zikomeye cyane ku butegetsi bwa Kigali, byaba ari byo cyangwa atari byo. Mu gihe bisabwa bikemerwa, ubutegetsi bwa Kigali bugomba kwitegura ndetse no kuba buhagaze bwiteguye guhangana n'izo ngaruka. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bati ahubwo ibyo ntabwo bihagije, dufite ibimenyetso bigaragaza ko mwinjiza ingabo, dufite ibimenyetso bigaragaza ko mwinjiza ibikoresho, ati dufite ibimenyetso byinshi cyane bigiye bitandukanye dushingiraho tuvuga ko mugomba guhabwa ibihano. U Rwanda narwo ruti mukorana na FDLR. U Rwanda ruti ibyo muvuga si ukuri. Ibyo byose bikagenda byongera kugaragaza ndetse no kwerekana ishusho yaho ikibazo uyu munsi cyo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kigeze.
ariko bimwe mu bihugu ukabona ko birimo biragenda bihura n'ingaruka zikomeye, birimo biragenda bihura n'ibibazo bikomeye cyane hano muri aka karere nyine bituruka kuri ibyo bibazo, ariko u Rwanda rukaza ku mwanya wa mbere. Uyu munsi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iracyakomeje kugaragaza ndetse no kwerekana ko idafite gucika intege, ndetse urugendo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uburyo iri kurugaragaza ndetse n'uburyo iri kwerekana ishusho yabyo, byerekana nk'aho mu by'ukuri byerekana nk'aho aribwo birimo biratangira, byerekana nk'aho aribwo birimo biratangira kabisa. Ukabona ko hakiri ikibazo kuri leta y'u Rwanda, mu gihe iki gihugu cyo gifite imishinga ndetse n'ibyo gitegura kuri icyo kibazo. Byanze bikunze rero u Rwanda rugomba guhagarara kigabo, rukemera rugahagarara muri uwo murongo, ariko ibihano byo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari kugaragaza ko batazahwema kubisaba. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irerekana ko rwose ahubwo ari nk'aho aribwo bigitangira, uwatekerezaga ko bigiye guhagarara akamenya ko aribwo bitangiye. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko u Rwanda rufashe umutwe wa AFC-23 mu buryo bumeze gutya. Hari icya mbere gutanga amahugurwa ya gisirikare, ikindi hari gutanga ibikoresho ku barwanyi b'uyu mutwe, gutanga ibiribwa. Ibikoresho bivugwa harimo ikoranabuhanga ridasanzwe, GPS jamming, drone, utudege tutagira abadereve twifashishwa mu mirwano, ni kimwe, imbunda, ibikoresho by'ubwirinzi za ingofero ndetse n'ama antibare. Ibyo byose bati murimo murabiha abarwanyi ba AFC-23. Ati Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikavuga iti rero ikiriho kugeza kuri ubu ngubu, nimudahagarika ibyo bikorwa byo gufasha abo barwanyi ba AFC-23, ati u Rwanda ntabwo tuzigera duhagarika kubasabira ibihano. Ati ntabwo ibihano bizigera rwose bihagarikwa. Ni mu gihe amasezerano ya Doha, ni mu gihe amasezerano ya Washington, ibi byose ubu ngubu ngira ngo sinzi niba namwe muri kubibona, bamwe baravuga bati Doha ho byamaze kurangira, amasezerano yamaze gukubita igihwereye, amasezerano byamaze kurangira, yamaze kwicara hasi ku buryo bugaragara. Wakubitira mu by'ukuri ku ya Washington, bati byibuze icyagerageje gukorwa nuko hafashwe ibi bihano, cyagerageje gukorwa nuko hafashwe ibihano, atari ku bundi ishyirwa mu bikorwa ryayo rigenda bigura intege. Ariko abahanga bakavuga bati Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo wabyizera, niko barimo gukora utuntu twabo. Bati Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagerageza kubanza mu by'ukuri kugoragoza, na Amerika ibanza kugoragoza, na Amerika ibanza mu by'ukuri kuguteguza ko hari ikigiye kubaho, kuko ni ibintu bizagiye bigaragarira buri umwe, ndetse n'ibintu abenshi bavuga bati Amerika ntabwo yabyuka mu gitondo ngo igufatire ibihano, ibanza kukwereka ko hari icyo ukwiye kubanza gukora. Ari nayo mpamvu benshi bavuga ku bihano byaherutse gufatwa ko bigendana n'ibihe, ndetse ibyo nabyo nibitubahirizwa mu by'ukuri u Rwanda ruzafatirwa ibihano. U Rwanda rero rushinjwa kugira uruhare muri intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu buryo bwo kuba bavuga bati murimo murafasha abo barwanyi. Ibi rero n'ubundi nibyo bizatumye u Rwanda kugeza uyu munsi bavuga ko ariyo mpamvu rwafatiwe ibyo bihano, birimo biragira ingaruka zikomeye cyane. Uyu munsi benshi mu batuye iki gihugu cy'u Rwanda baravuga ko bari kugorwa ku buryo bukomeye cyane n'izamuka ry'ibiciro. Buri kintu cyose ibiciro byazamutse. Icyo ngicyo ni amakuru ngomba kukwira, ariko hakaba n'amakuru agaragaza ko hirya no hino ku isi, apana mu bihugu bya Afurika, mu bihugu byose hirya no hino ku isi, ibikomoka kuri peteroli byazamutse. Hari na bimwe mu bihugu byamaze gufata umwanzuro wo guhagarika ingendo zitateguwe, guhagarika abakoresha ibinyabiziga ku giti cyabo nyine
bihariye, bakareka ibinyabiziga rusange akaba ari byo bikomeza gukora. Ibihugu bimwe byamaze kugenda bifata uwo mwanzuro mu rwego rwo kugira ngo barebe ko ibi bikomoka kuri peteroli bitarushaho gukomeza kuzamukana umuvuduko bifite. Ibyo ni ibintu byakomeje kugenda birushaho kugaragara, cyangwa se ni bimwe mu bikomeje kugenda bigaragara. Bati nyamara rero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo irimo iragenda igera ku ntsinzi mu byo yasabye, cyangwa se mu byo yifuzaga, niba koko ari ibyo yifuzaga. Uyu munsi ibiciro by'ibintu byose, ibiribwa, ibinyobwa, taransiporo, byose, buri kintu icyo ari cyo cyose cyarazamutse, aho bivuga ko birimo nk'ibicanwa kuri gaze hari naho yongera amafaranga agera ku 9,000 ku icupa rimwe gusa, bikavuga ko rero ibyo bigaragaza imibare y'umurengera yigeze ibaho mu izamuka ry'ibiciro. Ibyo ntabwo biza gusiga ubusa, icyo ngicyo kigomba kuba wakimenya. Icya mbere, ibi ngibi ntabwo biza gusiga ifaranga ry'u Rwanda ku gaciro ryari rifite, n'ubundi bivuga ko ryari risanzwe ririmo riramanuka cyane, kuko akenshi bagendera n'ubundi ku gaciro rifite, cyangwa se ryari risanganwe muri aka karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, aho bivugwa ko ukurikije mu myaka byibuze igera mu 10 ishize, aho agaciro k'ifaranga ry'u Rwanda kari ntabwo ariho kakiri, ryaramanutse ku buryo bugaragara. Abenshi bavuga bati murebere ku mafaranga y'amagande yarazamutse ku buryo bugaragarira buri umwe, ati wava kuri ayo ngayo ugakubitira n'ahandi hose, atari ko hatagize igikorwa noneho biraza kuba byarenga kuri urwo rwego cyangwa se kuri urwo rugero. Banga bakavuga ko mu kugira ngo bikemurwe ari uko u Rwanda rushobora kuba rwafata iya mbere rukabana neza n'ibihugu by'ibituranyi birimo u Burundi, birimo Uganda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Tanzania, mu rwego rwo kugira ngo habeho kuziba icyo byibuze cy'ibiciro bimwe na bimwe, by'umwihariko ibikomoka ku biribwa, ndetse kuko bishobora guturuka hafi, bivuga ko bishobora kugabanya igiciro nanone cy'urugendo, ugasanga byibuze hari bimwe bidafashe intera nk'iyo biriho kugeza uyu munsi. Atari ko u Rwanda nirukomeza kwinangira ku mwanzuro rwafashe kuri bimwe mu bihugu, urugero nk'u Burundi, ubu ngubu ibyaturukaga i Burundi ndetse n'ibyo u Rwanda rwoherezaga i Burundi byamaze guhagarara, bati rwose mwitegure ko kaza kuba. Ndetse n'iyi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakavuga bati iri hirya ahangaha nayo ikomeje gushyira ingufu z'umurengera mu kugaragaza ko u Rwanda rurimo rurakora ibikorwa bitari byiza. Ati byanze bikunze nabyo bizashyira hanze, mu by'ukuri iki gihugu bizashyira hasi iki gihugu ku buryo bukomeye cyane. Rero ati nabyo ni ibintu bikwiye kuba byakwirindwa bibaye byiza. Ngira ngo urumva nawe uko byifashe, ntabwo biri ibintu byoroshye cyane, ntabwo ari ibintu byoroshye, nta nubwo ruvuga ngo cyane, nta nubwo ari ibintu byoroshye habe na gato, ni ibintu bidasanzwe rwose, birimo biragenda birushaho kujya mbere uko bwije n'uko bukeye mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Kandi ibyo ngibyo uko bigenda biba mu bihugu by'akarere ka Afurika y'ibiyaga bigari, abenshi bavuga ko no gusubira inyuma kwa Afurika, no gusubira inyuma k'umugabane, bikaba no gusubira inyuma yewe kw'aka karere turimo ka Afurika y'ibiyaga bigari, kuko hatagize igikorwa uko ubukungu bw'igihugu kimwe busubira hasi na kigenzi cyacyo, haba hari amahirwe y'uko ubukungu bwacyo bushobora gusubira hasi, kuko hari bimwe bishaka kungukira kuri iryo subira hasi ry'ibihugu bimwe na bimwe, ariko byinshi nuko icyo wakwitega cyangwa se kigomba kuba wasobanukirwa nuko igihugu kimwe nikimanuka biri mu karere kamwe, n'ubundi na kigenzi cyacyo kiba kirimo kiragenda kimanuka. Bati rero hakenewe kugira igikorwa kugira ngo ibi bintu byitambikwe bihagarikwe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakabibona mu ishusho imeze gutya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangaje ko u Rwanda rwo rukwiye guhagarika ubufasha ruha abarwanyi ba FC23 ndetse rugahita rukura n'ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo. Ibyo u Rwanda ruramutse rubyubahirije, ibyifuzwa kuri Amerika byaba byujujwe, ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero Repubulika Demokarasi ya Kongo nayo yagize ibyo yasabwe. Mu by'ukuri bati mugomba guhita muhagarika imikoranire ya FDLR, mu by'ukuri mwamara guhagarika iyo mikoranire, mu by'ukuri
mwamara guhagarika iyo mikoranire abo barwanyi mukabacyura, mu by'ukuri mwamara kubacyura rero ibibazo bikaba byakemuka. Ati rero mu gihe bitarakorwa gutyo mwitegure ibibazo bikomeye cyane. U Rwanda mu bihano byafashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bati Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iragurisha amabuye ikadufatira ibihano. Mu by'ukuri ati rero ni ikibazo gikomeye cyane, kuko biratugiraho ingaruka zidasanzwe. Uyu munsi ikibazo gisobanurwa nko kuba Amerika ngo yarahawe bimwe mu bigiye bitandukanye hanyuma igafatira u Rwanda ibihano, aho Leta y'u Rwanda ivuga ko ngo ibyo bihano binabogamye. U Rwanda ruvuga ko ibyo bihano rwose mu by'ukuri ngo byaba bibogamye ku ruhande rumwe. Rero mbashimire cyane, bashimire mwe mwese twari turi kumwe kuri izi mikoro. Gusa mbabwira ko ni amakuru ya politiki ndetse n'intambara, ntabwo ari football. Tugomba kuba wabimenya, tuba tugomba kwinjira muri amakuru 5 kuri 5. Niko biba bimeze. Hari benshi mu by'ukuri batabyakira uburyo bumwe cyangwa se ubundi, ariko nyine niko bimeze. Ngaye nguko rero hano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, ngibyo ibya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda bikomeje kuba amayobera, bikomeje guteza urujijo ndetse no kwibazwaho cyane. Reka babwire ko turaza kugaruka mu masaha ari imbere tureba nanone uko biraba byifashe. Ntucikwe cyangwa se nuze kujya kure kugira ngo uze kwiyumvira iby'aya makuru akomeje kugenda rero asirikira hirya no hino. Barakoze cyane, mugire ibihe byiza. Kuri mikoro na Bosco, iyi ni Legion Info, tubana umunsi kundi mu biganiro n'amakuru bigiye bitandukanye. Turagaruka mu masaha ari imbere. Murushaho gukanda subscribe. Murakoze cyane.